Murambi, aha ni hamwe mu hiciwe ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi mu yahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Muri izi nyubako zari zaragenewe kuba ishuri by'imyuga, abatutsi basaga ibihumbi 40 bahiciwe tariki 21 Mata 1994 nyuma yo kuhazanwa n'abategetsi barimo na perefero wabo Kibaruta. Icyo gihe ngo babizizaga ko bagiye kubarinira umutekano, nyamara siko byaje kugenda. Kuri iyo tariki ya 21 Mata kandi ubwicanyi nk'ubwo bwakorewe kuri paruwasi gatolika ya Cyanika na Kaduha. Kuri Alain Gauthier, perezida w'ihuriro ry'imiryango iharanira ko abakoze jenoside bagezwe imbere y'ubutabera CPCR mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ngo kuba abatutsi bariciwe igihe kimwe ahantu hatatu hatandukanye ni ibintu byari byarateguwe. Des massacres qui se produisent le 21 avril, dans la nuit du 21 avril pratiquement à la même heure, effectivement ça ne peut pas être une coïncidence. Kuba abantu barishwe mu ijoro ry'itariki 21 hafi ku isaha imwe ntabwo ari ibintu byapfuye kwikora. Hagomba kuba hari abantu babiteguye barimo nk'abayobozi, igisigaye kikaba ari ukumenya niba perefe Kibaruta nawe yari muri abo. Gusa byagorana gutekereza ko perefe wabaga hafi aho ngaho yaba ataramenye iby'ubwo bwicanyi bukabije. Tukizera ko urukiko ruzagaragaza uruhare perefe yabigizemo. Je crois qu'il va falloir que le procès fasse la lumière sur le rôle et la responsabilité du préfet. Abatangabuhamya imbere y'urukiko rwa rubanda rw'Ipari mu Bufaransa bagaragaje ko perefegitura ya Gikongoro ifite umwihariko wo kuba yaratangiriye mu bwicanyi bw'abatutsi kuva kera kandi ababukoraga bakabishimirwa aho kubiryozwa. Abasesengura amateka ya jenoside yakorewe abatutsi bakemeza ko ibi biri mu byatumye jenoside irushaho kugira ubukana muri perefegitura ya Gikongoro. Tout le monde sait qu'à Noël 1963 et puis début janvier 1964, il y a eu ce qu'on appelle le petit génocide de Gikongoro. Twese tuzi ko kuri Noheli y'1963 no mu kwezi kwa mbere 1964 habaye igisa na jenoside ku Gikongoro ahishwa abantu barenga ibihumbi 20, bikerekana neza ukuntu Gikongoro yabaye mu bwicanyi hakiri kare cyane. Ntibitangaje rero kuba byarasubiriye mu 1994. Icyatije umurindi jenoside nuko imyaka n'imyaka abakoze ubwicanyi bw'abatutsi batigeze bahanwa. Ikintu cyeretse abicanyi ko bashoboraga kwikomereza ibikorwa byabo. N'a été suivi de poursuites judiciaires. Ça a bien sûr laissé entendre aux tueurs qu'ils pouvaient recommencer le travail. Abatangabuhamya kandi babwiye urukiko ko kuvana Kibaruta Ikibungo akajya kuba perefe ku Gikongoro mu mwaka w'1992 byari muri gahunda yo gutegura jenoside, ngo kuko wari uhari imbere ye abaturage bari baranze kumwumvira bikanatuma benshi muri bo bava mu ishyaka rya MRND, bityo ngo Kibaruta akaba yaragomba kongera kubakundisha iryo shyaka no kubigisha kwanga abatutsi. Kugeza ubu urukiko rumaze kumva abatangabuhamya basaga 100 mu gihe hasigaye iminsi 7 y'iburanisha kugira ngo urubanza rube rurangiye. Jean Damascene Manishimwe mu rukiko rwa rubanda Ipari mu Bufaransa.